uzamufasha kubaka bakarera abana bafite discipline bari ku murongo, atagendera ko atajya gufata wa mukobwa urimo gushyira amafoto ye. None se niba ibintu byose ubishyize hanze, ubwo ikintu kibanga waba usigiye umugabo wawe azaza avuga ati wenda kimbereye nk'amatsiko cyaba ari iki? Ubwo ntekereza ko wenda bitewe na kategori z'abagabo n'ibyo bakunda, hari umuntu ushobora kumushaka ariko ni ukumushaka mu by'ukuri sintekereza ko ushobora kuzamuhindura. Ni ukugenda wariyemeje ukavuga ati ubwo niko bizagenda, niko tuzarwubaka. Niyo mpamvu rega abantu benshi bari gukora divorce. None se urashaka umugore urimo gushyira ubwambu aba diaspora muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abantu mudukurikirana kandi mukomeje kudukora subscribe, share ndetse na comment. Murabona rero gahunda yacu murayizi, twarayibabwiye, tuzajya dutumira abantu batandukanye, abastari mu ngeri zitandukanye, cinema, muzike, mu buzima busanzwe. Nge rero tubana mu kiganiro mumaze kumenyera, ni inshuti yanyu bakunda cyane w'abanyarwanda, w'abanyarwanda bakunda cyane cyane. Hano ndi kumwe n'umwana w'umukobwa, murabizi topic yacu ari topic turi buze kuvuga, ariko reka banza bibwire by the way. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Umuhoza Lydia, nkaba nifuje kubana namwe. Lydia Krame Umuhoza Lydia. Umuhoza Lydia. Ni ibintu byo kwishimira mw'abantu mwe. Twa Lydia ambaye neza. Merci beaucoup. Urasa neza karemana, sibe kutaritukuza. Naritukuza? Reka ntabyo nzakorera. Abona igikara cyanjye cyose kitampagije. Ntabwo uriyongeza ikibuno? Kubyiyongeza? Ibyo mfite birahagije. Ikibuno ufite kirahagije? Mfite nyashi? Ndayifite, ntabwo wayibonye. Ndashaka kumbwira nk'ikintu kimwe. Abahungu bakundira iki nyashi? Mbabara ubanze umwana mbere yo kugira ngo tuvuge topic tugiye kuganiraho. Ni cyo kintu wabonye abahungu bakundira nyashi? Ahubwo ni wewe wakakwiye kubinsobanurira wowe. Mwahubwo umukobwa mufite nyashi, ni rihe banga mubitse muri nyashi? Oya, ntekereza ko umuntu ufite nyashi iyo yambaye araberwa, garagara neza. Umuntu ufite nyashi ahita fitinga. Noneho ushatse kuvuga ngo ba mama size. Oya, ntago nabo mbavuze. Oya bivuge imyenda yabo ibakwiriye, bambara nayo ikabafitinga. Ndashaka ibanga riri muri nyashi ni irihe, ritubwiye. Ahubwo abasore nibo bagakwiye kubisobanura, bakatubwira ese kuki bakunda abakobwa bafite nyashi. Ahubwo mwe mwashizemo iki muri nyashi gituma nyashi zibakurura? Kuko impamvu abakobwa babikora ni uko babona abasore benshi bari kwirukira abakobwa bafite nyashi, kavuga ati ubwo njye niba ntayo mfite ubwo isoko ndivuye. Ubwo abakobwa badafite nyashi oya ntabwo tubakiriye iteka nawe. Yes, ni Lydia rero ni umutumirwa wacu uyu munsi kuri Solo TV. Nababwiye ngo tuzabashimisha, tuzabaha ibikenewe, kandi mutwihangane ko tumaze iminsi tutari kwa uploading. Hari akantu gato kari karimo twagombaga kubanza tugakosora kugira ngo tubageze ibintu bisa neza, bimeze neza. Murabizi ntabwo ibintu biba byoroshye. Ibanga rya nyashi araritwimye. Oya ntabwo ndibintu. Hanyuma se abakobwa bambara ibibuno kugira ngo bazane nyashi? Abakobwa bambara baba bifuza nyashi? Mane yanjye abo ngabo bo baba bashaka kugira ngo hari igihe ubu wari kubona kenda ari keza, ukavuga ati rero bitewe na size yanjye mfite, bitewe na size yanjye gendanye na nyashi. Oya, cyangwa akaba yifuza kenda akavuga ati ariko ukuntu nteye ntago bizafitinga na kara kenda, bikaba ngombwa akajya kugura ikibuno. Njye niko mbitekereza. Ntago urakigura, ntago uragipima? Oya, njye ntago ndacyambara. Wazihanganya ukagipima tukakongera guhura ukambwira ukuntu kiba kiremereye. Ukuntu kiba kiremereye ariko nimbihora nzakubwira. Ushaka kongera kandi nakubwiye ngo ntago nziyongeza, ibyo mfite birahagije. Yes, topic y'uyu munsi tugiye kuganiraho, twari tubanje kuganiraho na Lydia gakeya kugira ngo tujye tubanza tunabasusurutse. Topic y'uyu munsi iragira ati kuki abakobwa abatuye isi muri rusange, tureke kuvuga abanyarwanda, uretse ko hari ibintu abana b'abanyafrika biganye kubera abazungu, si byo se? Ntabyo twagiraga. Ese kubera iki abana b'abakobwa bari kwifotoza amafoto kenshi bakashyira ku mbuga nkoranyambaga bambaye ubusa, barakoresheje amasajari? Ni iyihe mpamvu? Rero Lydia ni umwe mu basesenguzi cyangwa se mu nararibonye muri ibi bintu, abantu mu muzi kuri social media.
ndashaka noneho adusobanurire ni iyihe mpamvu abakobwa benshi bari kwifotoza amafoto bambaye ubusa ku mbuga nkoranyambaga, bari gukora ama website, abari koherezanya ubusa kuri WhatsApp. Mpamye ko kuri njye ntago ari ibintu bishimishije. Wenda buraza kutubwira impamvu se ibi bateraniye iyihe, se ni imiryango baturukamo, ese nuko bameze. Ndi kumva nshaka utuganirire kuri icyo kintu, kuko YouTube yacirebwa n'abantu ingeri zitandukanye, abiyubashye, urubyiruko rukeneye guhabwa impanuro. Noneho Lydia, nicyo kintu twagutumiriye hano muri studio zacu za Solo TV. Ndashaka ubanze kutubwira noneho muri make niki wowe ubona nk'umukobwa mugenzi wabo gituma bano bakobwa babasha kwambara ubusa bakerekana ibice by'umubiri wabo byibanga kugira ngo batwike. Se n'ugutwika no kugira ngo babone amafaranga? Ndashaka kudusobanurira muri rusange. Urakoze cyane kuri icyo kibazo umbajije. Njye ntekereza ko impamvu abakobwa benshi bakunda kubikora, icya mbere ureba nk'umuntu w'umusitari wahereye kera ari gukora, byamara kumubona wenda yabona level agezeho akavuga ati se njyewe hariya nahagera gute, cyangwa se akavuga ati se ko nanjye nifuza buriya buzima nzabubona gute, bizagenda bite. Akavuga ati kandi inzira yanyuzemo ndumva zigoye. Hari no kuntu umusitari atanga urugero akavuga ati njyewe byagenze gutya, nagendaga n'amaguru amasaha 2 nkongera nkataha, uri kumva ari amasaha 4 ku munsi. Byabivuga gutyo, wenda umwana w'umukobwa yavuga ati njye hariya se izo nzira ntago nzazishobora, agahita avuga ati rero uburyo bwihuse nahita mbikoramo nuko ngomba guhita mfata amafoto yanjye nambaye ubusa nkahita nyacuruza. Nyuma rero yo kuyacuruza, akenshi uzanarebe iyo umuntu ashyize amafoto hanze yambaye ubusa, abantu bahita batangira kumubwira ati wambaye neza, urasa neza, uteye neza, nawe koko agahita yumva ko ari byo. Ariko abo bantu mu by'ukuri baba babimubwiye, ntabwo baba babimubwiye kubera ko bagushimye, hoya ni ukuri kubereka ibyo amaso yabo ashaka kureba. Ntabwo ari uko bashyigikiye ibintu uri gukora. Ikindi kuvuga ngo ababyeyi, ngo famiye uvukamo, nta mubyeyi n'umwe wakwifuza kubona umwana washyira ubwambure bwe ku karubanda. Reka ubwo rero ikintu gituma akenshi abakobwa bakora ibyo bintu, icya mbere ni ukumva ko badashaka gukora, bashaka kubona ibintu byihuse, bashaka no kwamamara. Bigahita bituma rero bishyira amafoto hanze n'amavideo bakabicuruza. Yego. Wenda nkawe Lydia ushobora kuba hari byishuzi kubera ko kenshi ugendana n'abakobwa, urumva agenda umuhungu, ushobora kuba kenshi bamwe mu bakobwa mugendana ntabwo ujya ubasha wenda, cyangwa se bamwe mu bumva bari kuganira, cyangwa bamwe mu miryango yabo, ese ntabwo byaba ari ubuzima bubi butuma bakora ibyo bintu? Ese iyo muri kuganira cyangwa wumva babivuga, wumva ari iki gituma nanone nyuma y'ibyo tubwiye babikora by'umwihariko? Ni iki baba bashaka kugeraho uretse ubusitari? Ikindi bashaka kugeraho ni iki? Urakoze. Ikindi kintu navuga aho ngaho, icya mbere hari ukuba umwana w'umukobwa yarakuriye mu buzima bubi. Yamara gukurira mu buzima bubi akabona ubwo buzima bubi kuzabuvamo bizaba ikibazo, cyangwa se yasaba nk'umubyeyi we ikintu akamubwira ati mwana wanjye kubera ubuzima turimo mu by'ukuri ibintu uri kunsaba birenze ubushobozi, akamubwira ati rero ujye unyurwa na duke ibonye. Umwana we akaba afite irari ry'ibintu biri hejuru, bigahita biba ngombwa rero ko ashyira amafoto hanze, cyangwa bitewe n'ikigare uri kugenderamo abantu bakakubwira ati se gute wacupira uri umukobwa mwiza ufite abasore hanze bagushaka n'abasaza, wagize tukaguhereza amavuta, tukaguhereza makeup, ugashyira amafoto yawe hanze, ukabona amafaranga, ukava muri ubwo buzima. Ibyo bintu mama bari kukubwira ngo ubuzima ngo ugomba kunyurwa, ngo ugomba kugendana ngo n'abantu ngo bari mu nzira nziza, ibintu byiza, wapi we ahubwo wasizwe n'iterambere, uri muri analogue kandi twarageze muri digital. Ikigare nacyo kiri mu bintu byangiza abantu ubuzima, kuba warakuriye mu buzima bw'abakene ukaba wifuza ubuzima buri hejuru. N'ikindi ushobora no kuba ufite ingeso yo kutanyurwa, akantu kose ubonye ukararikiye, niyo umuntu yaraguze urukweta ati nanjye ndarushaka, kandi nta mafaranga ufite, uri kumva se amafaranga yava he? Ubwo rero ni za ngeso mbi umuntu ahita yishoramo. Hanyuma reka tuve kuri ubwo buzima noneho tujye ku bundi buzima bw'abana b'abakobwa. Wenda wowe uri umukobwa, umubiri wanyu ntekereza ko imibiri y'abakobwa yose ni imwe, kabone n'ubwo umuntu yaba ari igikara undi ari inzobe, imibiri yabo ni imwe nubwo amaraso atari amwe, ariko tweze n'undi amaraso arasa nubwo DNA atari zimwe.
aba bana b'abakobwa bari kwiharaza gufata ibibuno byabo bakabihindura nkawe w'umukobwa uri bireba nk'inararibonye y'umukobwa ese biriya bintu bigiraho abantu ingaruka cyangwa n'ubundi ahubwo bibongerera ubwiza kurusha uko bari bari? Ndashaka kudusobanurira icyo kintu n'abantu badukurikiranye kuri Solo. Ese mu gihe cy'ahazaza bizagenda gute? Okay, urakoze cyane. Kuri ibyo ngibyo byo gukoresha ngo plastic surgery, sibyo? Hari abakoresha ngo plastic surgery yo gushyiraho amabuno, hari abakoresha ibindi bice. Mu by'ukuri biriya bintu ntago ngiye mu bitekerezo byanjye. Ubwo ni igitekerezo cyanjye, abantu batukurikiye batagira ngo ndimo ndavuga ibitekerezo byabo. Igitekerezo cyanjye mbona bidakwiye. Icyambere bitera kanseri. Ikindi bitewe n'amakuru tugenda twumva bavuga ko bafata ibinure byo mu nda bakabimanura bakabishyira hasi. Uri kumva ibintu by'ibyuma baba bakoresheje bagafata ibintu byo mu nda bakabimanura hasi, urumva bari ibintu bibi. Ikindi ubwo se ngo mu myaka iri imbere y'ahazaza, ubwo umuntu yakwibaza si ubwo nibaramuka basaze ese bazakomeza babigumane cyangwa bazajya bahura basubira handi kugira ngo bya bindi bitazabagiraho ingaruka. Umva jewe mu by'ukuri ntago bikwiriye. Ikindi si byiza ko bagakwiriye gukora biriya bintu, ugomba kugumana ibyo bintu wari ufite. Urebye neza ubundi ubona ikibatera kubikora ni nk'ibiki? Ni icyizere batifitiye cy'ububi bwabo, cy'imiterere mibi bateye nabi? Ni nk'ikihe kintu ubona kibatera kugira ngo bakoreshe ibyo bintu? Ese babagira ngo umubiri wabo umere? Ndashaka none utubwire ko nka w'umukobwa ubize niyo mpamvu twagutumiye nk'umukobwa, nicyo kintu ubona muri bo kibibatera kugira ngo bakore ibyo bintu? Icyambere baba bashaka kongera ubwiza, cyangwa se umuntu akabona ukuntu ateye ntago bimushimishije akavuga ati rero njye ndashaka gutera gutya. Ibi bintu kuba nteye gutya ntago binyuze, agahita ajya gukoresha plastic surgery. Akavuga ati njyewe bazanshyirireho amabuno, amazuru bazayaconge, ngo bazamukorera amabere. Umva ibintu byinshi bagenda bashyiraho. Icyambere nuko ababona ukuntu ateye bitamunyuze, bikaba ngombwa ko ajya gushirisha ibindi ashaka ubwiza burenze ubwo afite. Kuko hari n'abakobwa beza tujya tubona nabo bajya gukoresha plastic surgery. Ntabwo bavuga ngo ni abantu babi gusa bajya kuyikoresha, hoya ingeri zose bajya kuyikoresha. Ingeri zose. Nkawe w'umukobwa wenda ubana na mama wawe? Mama oya, ubu ngubu ntabwo turi kumwe. Ntabwo muri kumwe. Nk'abana bakobwa, reka nubwo mutaba muri kumwe, nk'abana bakobwa ubona bakora reka dusubire inyuma gatoya. Aba bakobwa bakora amafoto ku mbuga nkoranyambaga, bakora ama website yabo bambaye ubusa. Ese uba ubona nkawe wenda ugeranyeje nk'umukobwa nta ngaruka bibagiraho nyuma yo gukora ibi? Ese nubwo baba barabonye amafaranga nta ngaruka bibagiraho cyangwa ntago wabikora ngo ubure y'amafaranga? Ndashaka kudusobanurira. Okay, ku kintu kijyanye no gushyira ubwambure bwabo hanze, cyambere ushobora kuba uri umukobwa kandi ntago uzahora muri ubwo bukobwa, uzaba umubyeyi, uzagira abana. Ibyo ngibyo kuba uri kubikora se abana uzabyara ese bo bazabyakira gute? Ese umuryango wawe, hari igihe umuryango uba wariyakiye ukavuga ati uriya ni umwana wacu. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubyaye ikibazo arakirigata. Ukavuga ati bwo niba byaragenze kuriya, niba ari zo nzira yahisemo tugomba kumwakira. Numva ariko mu by'ukuri niba uri umukobwa ukaba uri gukora ibyo ngibyo, umwana uzabyara we bizagenda gute? Umugabo uzagushaka wenda umugabo we simbiza ashobora kuza akavuga ati okay, ubwo nzakwakira ukomeze, cyangwa akashobora kuba yabigukundira. Hari n'abagabo bameze gutyo. Ariko ikibazo ni ku mwana. Umwana uzabyara nawe azakura akenere gushaka. Ubwo se aramutse agiye gushaka bakavuga ati wenda kwa data bukwe cyangwa se kwa mabukwe umuntu wiyandarikaga kuri akishyira kuri social media, ubwo uri kumva ari nde wajya kumushaka ugasanga umwana bimugizeho impact, cyangwa akagenda muri society bakajya bamusereza ati mama wawe reba ibintu akora, umwana agakurana igikomere cyo kuba mama we yarishyize amafoto hanze yiyandarika. Bivuze ngo no ku babyeyi hari ingaruka bibagiraho? Hari n'ababyeyi hari ingaruka zibagiraho. Yes, noneho nshaka kukubaza hano kuri iyi ngingo, nk'umukobwa uba wariyambitse kuri se hari umugabo ushobora kumufata akamushyira mu rugo? Ese hari umugabo ushobora kumufata akajya kumusaba iwabo? Nshaka kumbwire wowe kubibona ari nkawe reka tubigere nkawe uri kubikora. Uba bumva hari umuhungu ushobora kugufata akajya kugusaba mu rugo iwanyu akagushyira mu rugo? Ese ubona kangwa bari abakobwa bashobora gushobora ingo bakazubaka bitewe n'ibintu bakora? Ese ubona abana babo batazavuka babitozwa bitewe n'ibintu bakora bitemewe, biteye isoni? Reka tubigifate nk'abanyarwanda, wenda mu muco nyarwanda tuzi ko umukobwa ari uwikwije,
umukobwa atari uwambaye ubusa. Wowe ubibona gute noneho mu rushako rwa wa mukobwa wambaye kwa kundi, mu rushako rwa wa mukobwa umeze kwa kundi? Ikijyanye n'urushako ubundi baravuga ngo uwiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Sintekereza ko niba ufite amafoto yawe wambaye ubusa ukayashyira hanze, ugafata amavideo ukayashyira hanze, ibice by'ibanga ukabishyira hanze, umwana wawe se nakubona we nibyo uzaba umutoza, nibyo uzaba umwereka, nawe azakura ari muri iyo, navuga muri iyo generasiyo, nawe yumva yuko ibyo bintu ukora ari byiza, nawe abishishikariye yumva ari byiza. Ahubwo ikibazo ni uko wenda tuzagira urubyiruko rwangiritse, ugasanga turimo turatakaza umuco bitewe n'abantu bagiye bashyira amafoto yabo hanze, wenda bagira n'urushako ugasanga n'abana babo bibagizeho ingaruka, nabo babikomereje. Ahubwo ikijyanye n'umugabo, umugabo we, abagabo bose najya kuba classifying, abagabo bagira ibintu byinshi bagenderaho bari gukunda, ariko ntekereza ko umugabo ushaka kubaka muzima, ushaka umugore uzamufasha kubaka, bakarera abana bafite discipline, bari ku murongo, atajya gufata wa mukobwa urimo gushyira amafoto ye. None se niba ibintu byose ubishyize hanze, ubwo ikintu kibanga waba usigiye umugabo wawe azaza avuga ati wenda kimbereye nk'amatsiko cyaba ari iki? Ubwo ntekereza ko wenda bitewe na kategori z'abagabo n'ibyo bakunda, hari umuntu ushobora kumushaka, ariko ni ukumushaka mu by'ukuri sintekereza ko ushobora kuzamuhindura, ni ukugenda wariyemeje ukavuga ati ubwo niko bizagenda, niko tuzarwubaka. Niyo mpamvu rega abantu benshi bari gukora divorce. None se urashaka umugore urimo gushyira ubwambure bwe hanze, ntago wagenda ngo utangire kumukaruma ngo icara hasi, ngo ugomba kwita ku mugabo, ugomba kwita ku rugo. Hoya, nibyo yamenyereye, nibyo wamusanzemo, ugasanga nyuma y'icyumweru ngo divorce ngo igiye hanze, abana bagiye ku muhanda. Buri kumva rero ibyo ni ibibazo byinshi tugenda duhura nabyo. Yes. Iyo urebye ubona ingaruka aba bana bizabagiraho mu gihe aba bana aba mama wabo bari kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga, bari kohereza amavideo kuri za WhatsApp kugira ngo babahe amafaranga bambaye ubusa, bari kwiyandarika ku mihanda cyangwa se n'ahandi kugira ngo babone amafaranga. Ubona ingaruka aba bana bizabagiraho ari nk'izihe? Nkawe nk'umukobwa wenda, iyo ubirebye umukobwa ufite umuco nkawe, ushobora kugira inama bagenzi bawe cyangwa se ushobora kuvuga uburyo ubibonamo, ubona ingaruka aba bana bizabagiraho mu kwambara ubusa kw'ababyeyi babo ari nk'izihe? Ikintu cya mbere abana kizabazaho nk'ingaruka, hari gupfa kw'amarangamutima. Buriya ikintu cya mbere kibabaza abantu badapfa no kwibandaho cyane, buriya amarangamutima nicyo kintu cya mbere. Ushobora kubona umwana ngo wamwishyuriye ngo amashuri, ngo wamuhaye ibyo kurya, ngo mufite imodoka murimo muramujyana ku ishuri, ariko mu by'ukuri amarangamutima ye yarangiritse. Ugasanga umwana ahora ababaye kubona mama we yirirwa yiyandarika, papa we yirirwa yiyandarika, nta burere bamuha, batamwitaho nk'umwana. Ugasanga umwana arasohotse agiye ku muhanda, cyangwa se gahita ajya kwidroga kugira ngo azajye abona ibyo bintu yataye ubwenge. Niko numva bari kuvuga, ngiyo umuntu yanyweye biriya bintu ngahita ajya hangoba. Ubwo rero nibwo tuzajya tubona urubyiruko rwinshi rwagiye hanze, tubura abana bajya mu mashuri ngo bige kubera ibikorwa by'ababyeyi bagiye bakora, nta ndangagaciro babahaye. Ubwo suri kumva umwana niba adahawe indangagaciro ngo bamwiteho mu buryo bw'amarangamutima, ubwo urubyiruko already rurapfuye, birarangiye. Ubwo rero nizo ngaruka zizajya zigenda zigera ku bana. Yes. Reka tuve ku ngaruka z'abana. Ese aba babyeyi bababyaye ari urebye neza ubona ingaruka bibagira hari nk'izihe? Aba bakobwa usanga bambaye ubusa, ababyeyi bababyaye bo ubwabo, nicyo kintu ubona muri bo? Urebye nk'umubyeyi, wenda tubigire nk'aba bakobwa bamwe tuzi bahisimbi n'abandi, iyo urebye nka mama we cyangwa umubyeyi we, uba ubona yicuza iki mu buzima bwiwe kuba umukobwa wameze kuriya? Ababyeyi nabo bagira ingaruka nyinshi. Kubona umwana wawe w'umukobwa witezeho byinshi, witezeho kuzagera ahantu heza hashimishije, arimo gufata ubwambure bwe akabushyira hanze, agashyira amavideo hanze, ababyeyi icya mbere ntabwo bibashimiye. Icya kabiri,
nabo barababara cyane mu buryo bw'amarangamutima, aho usanga wajya kuganiriza umubyeyi akavuga ati birambabaza cyane kubona umwana wanjye w'umukobwa ashyira amavideo ye yambaye hanze, yambaye ubusa, yagakwiye kwifata nk'umukobwa ufite umuco akagira discipline. Ababyeyi bagira uburyo bw'amarangamutima, ugiye ubaganiriza bose wasanga barangiritse, ahubwo abakobwa nabo bagenda bahuriramo n'ibibazo ngo bya kanseri. Rimwe na rimwe ugasanga barimo baricuza, iyo birangiye usanga bari kuvuga ati byagenze gutya, ndicuza, ndasaba imbabazi, banciye mu muryango, amarira ari menshi kubera ibintu bagiye bakora. Ubwo kugira ngo umubyeyi nawe azakubabarire bigasaba izindi step, bakaza kuri social media akavuga ati umuryango waranciye, byagenze gute, arimo kwicuza. Yego. Dusoza ikiganiro cyacu, ni cyo kintu ushobora kugira inama kw'aba bana b'abakobwa nkawe nk'umukobwa? Ese ni imirimo y'amaboko iba yarabananiye mbere yo kugira ngo tunasezere? Ese kugira ngo bakore ariya mafoto ni ugutinya gukora, ni ugutinya kuba bakora imirimo y'amaboko, cyangwa ni uko bahisemo kuba mu buzima bwa bagenzi babo bavutse bafana? Inama nabagira aho ngaho, icya mbere, niba ukeneye ikintu, nta kintu umuntu yageraho atakoze. Ikintu cyose gisaba gukora, gisaba kwihangana. Uyu munsi urakora bigafeiringa, ejo bigapasinga. Uyu munsi uhura n'abantu baguca intege ariko ukabyirengagiza ugakomeza. Rero ni byiza yuko niba ari ukuba umukozi, genda uba umukozi. Niba ari ugukora ikiyedi, genda ukora ikiyedi. Nta byo kuvuga ngo hari akazi k'abahungu, ngo hari akazi k'abakobwa, genda ubikore. Ibintu byo kuvuga ngo ukeneye ubuzima bwiza utabukoreye ntago ari byo. Shyira amaboko hasi ukore, unyurwe na dukeya ubonye, kuko ibyo bintu byo kugenda ushyira amafoto yawe hanze n'amavideo bizakugiraho impact. Ikindi kandi hari igihe ugenda mu kigari ugasanga wowe wenda hari umuntu ugenda agakomeza bikanamuhira, simbizi, wowe ukagenda ukagera hari ugahita uhuramo n'inzitizi, ugahita ugaruka. Rero wagaruka inyuma ugasanga noneho bibaye bibi kurusha uko wari wagiye, ugahita utangira kwicuza, ugahita ujya kwidraga, ugasanga abantu bariyahuye, abantu benshi bitewe no kutakira ibintu bari bagiyemo. Ni byiza rero kunyurwa n'ubuzima urimo, ugakora, ugakomeza ugakora, ugashaka connection wenda z'abantu bagufasha kugira ngo ubone akazi, ariko mu by'ukuri ntujye muri ibyo bintu byo kujya hanze wishyira amafoto ya hanze n'amavideo. Munyurwe n'ubuzima murimo. Ikindi mukore cyane, ntagire akazi usuzugura, ubuzima bwiza nawe uzabubona. Hari n'igihe aba bantu bashyira amafoto hanze n'ibiki bari mu buzima bwiza, hari igihe baba banatubeshya, ari fake life babamo. Ese wigeze uganira nabo ngo wumve se bo babayeho bate? Wasanga nabo barara bari kurira, ariko wowe ukabifuza ukavuga ati bagezeyo nanjye ndabashaka, ugasanga ushyize amafoto yawe hanze n'amavideo, ejo bundi birakwangira. Hari impamvu babikoze, nta nicyo bakuyemo. Yego, kumubona ku mbuga nkoranyambaga akodesheje imyenda ayambaye, ariko mu rugo nyamara burya ari umuntu utira, ahubwo ntacyo yigeze abona muri ibyo bintu, ahubwo akajya gukodesha imyenda gutyo akanaburara. Kandi wowe wabonye ibyo kurya, yego bibe bike ariko wabibonye, kandi nta ngaruka byagize. Yes. Reka tugushimire cyane, kandi by'umwihariko dushimira abantu mukurikirana ibiganiro byacu, mudahwema kudukorera subscribe. Tuzajya tuganira ku ngingo zitandukanye ariko zifite icyo zimariye abantu, ndetse zifite n'icyo zibigishije. Tuzajya tubatumira abantu, mbese abantu mu bice bitandukanye nibo tuzajya tubatumira. Rero yari Lydia twari twabatumiriye, kandi yaduhaye impanuro nziza, yazihaye n'abandi bantu b'abakobwa mu nce zitandukanye, yazihaye ababyeyi. Ntekereza yuko ababwiye ko ubuzima mugenzi wabayemo wikifuza kububamo, ahubwo buharanira, ariko wikifuza ko ibyo yakoze bibi nawe ari byo wakora. Ati ntago amafoto yambaye ubusa ari yatunga abantu, ahubwo ushobora gukora ibyo byose ukabigeraho. Hanyuma rero abantu bagukeneye kuri Instagram yawe